Aramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana ry'umubare w'ibice 16. Turayasomamo 11, umubare w'16 duhereye ku murongo wa 15. Haranditswe ngo maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukinze ahera cyane, ayagenze nk'uko yagenje aya cya kimasa, yaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo. 20. Amaze guhongerera ahera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, amurike ya hene nzima. Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yature hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose n'ibyaha bakoze byose, abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Iyo hene ijya ahatagira abantu yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayirekurire mu butayu. Ubundi waba ujya wibaza impamvu abantu basenga, abantu bifata bakagenda bagakoranira hamwe bagasenga bakaririmba. Ubundi biritwereka rero ko umuntu yaremwe n'Imana, ariko nanone umuntu aza gutandukana n'Imana kubera uburiganya bwa Satani. Mu bibaho rero hariho ibinyamwuka n'ibiremwa bindi binagira umubiri. Ibinyamwuka harimo nk'Imana, Satani, abamarayika, abadayimoni. Ibyo bintu bibaho nubwo amaso yacu atabibona. Nuko rero Rusofero nawe yari mu biremwa by'umwuka, hanyuma aza kugoma ku Mana. Handitswe ngo wari utunganye bihebuje uhereye igihe waremeweho kugeza igihe wabonekeweho gukiranirwa. Ubundi Rusofero niwe wakiraniwe bwa mbere. Wari utunganye bihebuje uhereye igihe waremeweho kugeza igihe wabonekeweho gukiranirwa. Hanyuma icyanditswe kindi kiravuga ngo nzazamuka ndengaho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Rusofero nicyo cyaha yakoze, yari mu biremwa ariko ashaka kuba nk'isumba byose. Nuko rero umuntu wari mu isi waremwe mu ishusho y'inzoka, Satani yamushutse anyuranya n'ubushake bw'Imana. Byanditswe mu Itangiriro ibice 3. Satani arashuka Eva, yaramubwiye ngo harya koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Yagira ngo mu Kinyarwanda babyita kwinja. Kwinja ni guca hirya no hino umuntu, amubwira ibintu ku buryo ari we wivamo. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Nuko nk'uko rero umuntu yaje gushukwa n'uburiganya bwa Satani, uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nzi Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Ibintu byose avuze ntaho bihuriye n'ibyo Imana yavuze. Ntimuzazirye imbuto z'igiti keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi. Icyo bintu ni akajagari. Hagati y'ingobyi hari amoko arenze kimwe. Numva avuze ibintu bidasobanutse. Imana rero yatubujije kuzirya ngo no kuzikoraho ngo hato tutazapfa, ariko Imana ntabwo ari ibyo yavuze. Dusubiye imbere mu bice 2 umurongo wa 16 haranditswe ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge
umenyeshe icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Umunsi wakiriyeho uzapfa. None babikuye hehe? Wakeretse imbuto z'igiti kiri hagati, ibyo ntabwo ari byo. Satani rero ni uko nguko yabonye ko atazi iby'Imana, aramushuka. Iyo nzoka ibwira uwo mugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Nicyo cyaha Rusufero yakoreye mu ijuru, ngo kuba nk'isumba byose. Isumba byose uhinduye washyiramo Imana, kuba nk'Imana. None araje arashaka kwinjizamo umuntu iki nawe ngo cyo kuba nk'Imana, ngo nuko Imana izi yuko umunsi mwakiriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana. Umuntu agira inyota yo kuba nk'Imana. Twigishwa rero ko ubutware Imana yahaye umuntu nyuma y'uko aremwa, Satani yabumwatse. Aha ngaha umuntu yaramaze kuyobywa n'uburiganya bwe, yari yatswe ubutware bwayo, ariko Yesu yaziye yarabugaruje. Ntabwo twabuhawe, ahubwo twahawe we. Iyo ufite Yesu wongera kugaruza ibyo watswe na Satani, ariko ntabwo wongera kubihabwa ubyigengeho, ahubwo ugira Yesu, kandi Yesu aba abifite nyine. Umuntu ni uko nguko yari yarahawe ubutware, arangije abubuzwa n'uburiganya bwa Satani. Habaho rero kongera kungwa n'Imana. Rero hari impamvu dusenga, hari ukuntu byatangiye gutya. Umuntu aba yumva afite inyota y'Imana. Abantu rero ikibazo kiza kubaho gusenga, harahanditswe ngo bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Bafite ishyaka ry'Imana ariko ridafite aho rihurira n'ubwenge. Abantu rero basenga mu buryo bubiri. Hari abasenga by'ukuri, byanditswe muri Yohana ibice 4, kuko abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri. Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Hari n'abasenga bitari iby'ukuri, ari byo bya bindi bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, ngo kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bihangiye gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Umuntu rero ni uku yatandukanye n'Imana, yohejwe n'uburiganya bwa Satani. Nabikomojeho rero ko mu bibaho hariho ibibaho by'umwuka n'ibibaho bindi. Ntabwo navuga ibiremwa, kuko Imana si ikiremwa, Imana yo ni umuremyi. Ndavuga muri rusange ibibaho by'ibinyamwuka n'ibitari ibinyamwuka. Rusufero rero nuko yari mu byaremwe by'ibinyamwuka, aragoma. Intandaro rero niyo ngiyo, abantu batanye n'Imana. Abasenga bose rero baba bashaka kongera kugira bwa busabane bahoranye. Rero ijambo ry'Imana niba rivuga ngo nimungarukire, bisobanura ngo twahoranye nayo, ntabwo wagaruka aho utahoze. Ndakeka ibyo bintu biba biri kumvikana. Niyo mpamvu ubona umuntu wese, n'abantu badafite imyemerere y'igikristo, ntabwo iyo basenga baba bumva bafite inyota. Ejo hari abantu twari kumwe tubisubiramo, hari abantu isaa sita igera bagaparika imodoka ku ruhande, bati isaha yo gusenga Imana irageze. Bagendana utuntu tw'imikeka cyangwa udutapi bagasenga. Baranamo ntabwo baba bakina, baba bumva hari ikintu bari kubura. Nuko n'umuntu yatandukanye n'Imana buri gihe aba yumva afite inyota. So ikibazo rero kiba ari iki? Kiba ari icyaha. Niyo mpamvu rero abantu iyo bamaze kwakira agakiza ntibamenye intambwe ikurikira, baba mu cyongereza babyita pointless, bahita bayoberwa. Noneho kuko kera bahoraga
bafite icyifuzo cy'ukuntu ikibazo cyabo cyasubirika, icyaha cyabo. Iyo bamaze kwakira agakiza k'ukuri, bahita babura impamvu ahari yatuma basenga. Ariko impamvu ahubwo nibwo ibigeze. Iyo usoma mu Bakorinto, Pawulo yaravuze ngo, katubisome, mu Bakorinto yaravuze ngo nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge nashyizeho urufatiro undi yubakaho, ariko umuntu yirinde uko yubakaho. Byanditswe mu Bakorinto ba mbere ibice 3. Noneho iyo tubonye agakiza tuba tubonye umusingi. Rero iyo ubonye umusingi urubakaho nyine, wubakaho, ntabwo uvuga ngo inzu iruzuye ngo kuko mu musingi ngo ubonetse. Fondasiyo, urufatiro. Fondasiyo ni urufatiro, umusingi ni imyobo bacukura bagashyiramo urufatiro ruzamukiraho icyubakwa. Handitswe ngo umurongo wa 10, nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho kuri urwo rufatiro. Iyo ubonye agakiza uba ubonye urufatiro wubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Iyo umaze kwakira Yesu Kristo ubonye urufatiro, noneho ubonye n'impamvu yatuma usenga ahubwo. Ariko abari barajwe ishinga n'icyaha bahita bumva uwo bari barwaje, iyo mvugo bajya bavuga ngo nari ndwaje ngo arahuhutse, ngo nta kindi kibazo, nta kindi gikurikira. Bajyaga babitubwira nk'igihe twashakaga ibyo kurya, twamara guhaga tugahita duta n'isahani twigendera, naho mama ngo ubwo yari arwaje arahuhutse, ngo ikibazo yari afite kirakemutse, nta n'ibindi akeneye kumenya, ntabwo akeneye kumenya ibikurikira. Aha rero Pawulo yarasobanuye ati, kuko ari nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro. Umurimo w'umuntu uzahishuzwa umuriro, kandi akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nuguma hazabona ingororano. Tuba tubonye noneho impamvu twagasenze. Turasenga, bajya batubaza ati, none ko twajyaga dusenga dusaba imbabazi, ubwo turasenga tugira dute? Dushima umukiza. Ikindi rero, nta nubwo burari twebwe tuba turi gusenga, ari twebwe tuba dusenga. Biravuga ngo umwuka wera asabira abera nk'uko Imana ishaka. Umwuka wera tunihira iminiho. Uba ubonye umwuka wera, noneho wajya wasenga rero, ubwo aho umwuka azajya kwerekeza ujye werekeraho. Wagira ngo ni wowe werekezaho umwuka, ni wowe uyobora umwuka wera. Umwuka wera hakuyobora ujye werekeraho, ujye usenga gusa. Hanyuma nakomeje mbisubiramo, hari ikibazo cyabaye, hanyuma niyo mpamvu abantu bashaka gusenga. Hanyuma rero abo kitarakemuka baba bagisenga, abo cyakemutse ntibituma badasenga, kuko ni byinshi bakenera. Ntabwo gusa bari bakeneye urufatiro, kuko bakeneye no kurwubakaho. Ni impamvu rero yatumaga Abisiraheli ngo umutambyi amena amaraso. Bareba ibice 16 umurongo wa 15, maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu. Ibyaha by'abantu, niyo mpamvu habagaho n'ibitambo, akabona umunsi wo kujya gutamba, kuko hariho ibyaha. Isaba abantu bagira ngo ikibazo cyabo cy'ibyaha nigikemuka, ubwo baraba bagiranye ubusabane nande n'Imana. Ntabwo bashobora kumva batuje bagifitanye nayo ikibazo. Maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu,
ajyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukinze ahera cyane, ayagenze nk'uko yagenje aya cya kimasa, yaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo. Twihute ku murongo wa 20. Amaze guhongerera ahera n'ihema ry'ibonaniro n'igicanira muri ya hene nzima, Aroni arambike ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Ayo umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Ibyo byose byari iby'iki? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibi bintu birahurira he natwe? Abantu bajya basoma Bibiliya bagasoma, niyo mpamvu bajya bavuga ngo ni inyanja, ngo wayoba, ngo ni ishyamba ry'inzitane. Ni ukuba udashaka kumenya aho ibyo uri gusoma biri guhurira nawe. Byose uramutse ubisomye ubona hari aho bihurira nawe. Ubundi ibi ngibi birahurira he natwe? Aroni rero yahagarariraga Isirayeli yose. Ese kuki hazaga ihene nzima kandi ikaturirwaho gukiranirwa kwabo kose n'ibyaha byabo byose? Babaga bafite ibyaha bashaka ko bikemuka. Babaga bafite ikibazo gikeneye gukemuka. Mu gihugu twagiye tugira ibintu byinshi. Hari gahunda yitwaga NST1, NST2. Hari gahunda igenda ikemura ibibazo by'ubukene, ubushomeri. Gahunda zaje zitwa za BDF. Iyo D ivuga development. Kuki ubundi hajya habaho umushinga uje gukemura ikibazo? Hari ikibazo kiba gihari bagira ngo umushinga ugikemure. Bagira ngo umushinga ugikemure. Ubundi ibi byo byabaga ari iby'iki? Haboneka ihene nzima, Aroni arambike ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose. Buri ibyo yabaga ari process, yabaga ari umujyano wo gukemura ikibazo cy'abantu bafite ibyaha. Aroni abahagararira birambike ibiganza bye mu ruhanga rw'iyo hene nzima. Aroni yaturire gukiranirwa kwabo kuri iyo hene kugira ngo babone amahoro. Yego, kugira ngo babone amahoro. Nta mahoro bari kuba bafite uwo munsi w'impongano utaragera ngo Aroni abahagararire yaturire gukiranirwa kwabo ku ihene. Maze umurongo wa 22 handitswe ngo iyo hene ijya hatagira abantu yikoreye gukiranirwa kwabo kose. Iyo yagendaga rero bahitaga bavuga batahwi, irakujyanye gukiranirwa kwacu. Biriya rero ibi ngibi byita ishusho. Byari ishusho y'ibyiza nyabyo. Ibyiza nyabyo. Matayo ibice 3 umurongo wa 13. Icyo gihe rero byabaga ari umunsi w'impongano wajyaga uba rimwe mu mwaka. Abantu bose bagakorana bakihagararira hariya bakareba gusa. Aroni ibyo byose akabwirwa ukuntu abikora, ariko abikorera bo ntabwo yarabikoraga ku giti cye. Matayo ibice 3 haranditswe ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya yajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Yesu rero nigereranywa na ya hene nzima yashyirwagaho ibiganza byombi na Aroni akayaturiraho gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibyaha byabo byose n'ibicumuro byabo byose. Yohana rero niwe ahagaze mu cyimbo cya Aroni, maze Yesu yaje nka ya hene nzima. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya yajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Iriya byari ishusho. Ibya mbere byari ishusho ya Yesu uzaza akikorera gukiranirwa kw'isi yose kose. Umurongo wa 14. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari igihe wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Ibi byose birahurira he natwe? Ibi byose byabereye iki? Ufite kubyibaza? Ibi rero Yesu aranabimusubije ati ikintu tugiye gukora rero tugendereye gusohoza gukiranuka kose.
ubwo rero birasubiza ngo ibiro tugiye gukora ni umuti wo gukiranirwa hose. Tugiye gushaka igisubizo cy'ibyaha by'abantu. Bivuga gute rero? Process yagendaga ite? Ni uko igitambo cyikoreraga ibyaha by'abantu kigahoherwa mu hatagira abantu, cyikoreye uko gukiranirwa kikaguyo. Ariko nanone hakabaho intama yindi, ihene yindi iri bwicwe, iri bwaturirweho gukiranirwa, ikicwa, amaraso yayo akajya gusigwa ku mahembe y'igicaniro no munsi y'igicaniro hasi. Ese kuki zari ihene ebyiri ariko tukaba turi kubona Yesu wenyine? Niyo mpamvu muri Yesaya handitswe ngo muhabwire ko intambara zaho zishize kandi ko gukiranirwa kwaho haguhaniwe kabiri n'Uwiteka. Rero Yesu yahanwe kabiri, double punishment. Yagiye mu ibyo byimbo byombi by'intama yoherwaga mu butayu yikoreye gukiranirwa, naho yagiye i Getsemani kubabazwa, kugeragezwa, nyuma asoreza ku musaraba. Byose byamubayeho byombi, ibyabaga ku ihene zombi. Nawe yarahanwe, guhanwa, gutereranwa, amaze kwikorera gukiranirwa. Aha rero asanga Yohana yaragiye ngo amubatize, mu yandi magambo yaragiye ngo amukoreze gukiranirwa kw'ab'isi. Wayoberwa ibyo ari byo, ngo ko ari igihe wari ukwiriye kubatizwa nawe? Oya, emera ubikore dusohoze gukiranuka kose. Ubwo rero hari ikihe kibazo cyo gukiranirwa? Hari ikihe kibazo cy'uko hatariho gukiranuka? Ni nayo mpamvu umurongo ukurikira ukwereka ngo ijuru rirakinguka. Ubwo rero ryari rikinze. Rero iyo usomye muri Yohana igice kimwe haranditswe ngo bukeye bwaho, Yohana yari yabimenye noneho ibyo ari byo. Yohana yari yabimenye, abwira abantu ati bukeye bwaho. Tubisome rero ku murongo wa 28, Yohana igice kimwe umurongo wa 28. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatirizaga. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubundi Yesu we yaziye iki? Ubundi Yesu yaziye iki? Abari mu isi bari bafite ikibazo kigomba kubona igisubizo, ari uko Yesu aje. Yesu rero yaraje. Yesu yaraje, ikibazo agikemura neza, kandi agenza nk'uko n'ibitambo bya mbere babigenzaga. Niyo mpamvu yaje atega uruhanga, Yohana amushyira ibiganza bye byombi mu ruhanga. Ntabwo umubatizo w'abanyabyaha bagana Yohana ari wo mubatizwa umwe na Yesu n'abagana Yohana. Yohana we, Yesu umubatizo we wari special, wari kuzuza ibyagenwe byose ngo yakire gukiranirwa kandi azajye kubona, kandi azajye guhanirwa gukiranirwa kwacu. Ibyo rero bisobanura amarenga cyangwa ishusho y'ibyari mu Balewi ibice 16. Nihuse ubundi bihera mu Balewi ibice 4, aho umuntu wese yizaniraga umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene utaramara umwaka, udafite inenge, h'igitambo cy'ibyaha bye. Umuntu yizaniraga igitambo cye. Mu Balewi ibice 16, Aroni n'igitambo yahagarariraga Isirayeli bose. Muri Matayo ibice 3, Yohana yahagarariye ab'isi bose, akoreza gukiranirwa kose Yesu. Ibi byose rero turabyizera. Ushatse ngo ubwenge bwawe bubifate, ntaho bihuriye. Nabwo rero wajya wakwibaza, hariya amaraso twasomye mu murongo wa 15, umuntu umutambyi yirirwaga ajya kumisha amaraso, ibyo ni ibiki? Nguko byagenwe ngo umuntu abone imbabazi. Maze rero Yesu amaze kudupfira ku musaraba, Bibiliya ivuga ngo iki? Mu Baheburayo ibice 9, isobanura ko nawe amaraso ye yayinjiranye ahera ho mu ijuru kugira ngo ayasige ku mahembe y'igicaniro cyo mu ijuru. Abaheburayo ibice 9
turihuta imirongo ya 11 na 12. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizazanyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yayinjijwe rimwe n'amaraso yamaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Nawe yinjiranye ahera ho mu ijuru mu ihema ritaremwe n'intoki z'abantu. Yajyanye amaraso yasiga ku mahembe y'igicaniro yombi. Icyo bisobanura rero amaraso iyo yasigwaga ku mahembe y'igicaniro, bivuga ko ahambere yabaga asibye ibyaha by'utambiwe mu mutima w'Imana. Ikindi, amaraso asizwe ku ihembe rindi ry'igicaniro asibye ibyaha byawe mu mutima wawe. Icyasohoreye rero ni uko amaraso yamaze kweza ibyaha by'ab'isi bose mu mutima w'Imana, nta rubanza babaraho. Igikurikira rero kwizera niko kuguhesha amaraso ko asibye ibyaha no mu mutima wawe. Ntabwo amaraso yasigwaga hamwe, yasigwaga ku mahembe, ntabwo yasigwaga ku ihembe ry'igicaniro, yasigwaga ku mahembe abiri y'igicaniro. Narenze abiri. Igicaniro cyagiraga amahembe 4, niba nibuka neza. Uruhande rumwe rero yasibye ibyaha mu ruhande rw'Imana, ariko agomba asibe n'ibyaha mu ruhande rw'uwari umunyabyaha. Abantu rero iby'Imana byo byarakemutse, ariko uruhande rw'abantu amaraso baracyayashidikanyaho, kananabikomozeho ngo icyaha kitababarirwa. Ngo ni ikihe? Ngo ni ugutuka umwuka wera. Ubwo kugeza ubu nta kintu urasubiza. Nibyo, ariko ni ugutuka umwuka wera. Ariko kugeza ubu nta kintu bujijishije umuntu. Bamutuka bate? Guhinyura iby'umwuka ahamya. Umwuka wera arahamya, ubuhamya buri kubuhinyura. Haranditswe ngo icyaha nkana cyangwa icyaha kitababarirwa, haranditswe ngo nkukandagira umwana w'Imana. Ibi byose ni umwana w'Imana. Itangiriro kugira ngo byahishuwe. Ukandagira umwana w'Imana agahemura amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Nuko handitswe, yakandagiye umwana w'Imana, yakerensheje amaraso y'isezerano, yahemuye umwuka utanga ubuntu. Urumva hari ikindi arindiriye? Nko gusiribanga imiti yakagukijije. Umuntu ntababarirwa, no siko yanze imbabazi mu yandi magambo. Niba ruhora ubwirwa ko amaraso yasizwe ku mahembe y'igicaniro, mu ruhande rw'Imana yo yakiriye igitambo cya Yesu. Yesu ngo yinjiye aheraho mu ihema ry'ukuri ritaremwe n'intoki, ubundi ihema ry'ibonaniro cyangwa ubuturo bwera. Mose yarabibwiwe ngo nakora ibyo abwiwe akurikije igishushanyo cy'ibyo yeretswe byo mu ijuru. Byose ni ukubyizera, ntabwo ubwonko bwacu bwabikurura. Ngo nakore byose agendeye ku cyitegererezo cy'ibyo yeretswe byo mu ijuru. Ryari ihema ryo mu ijuru, ngo noneho niyubakire imeze nkaryo mu isi, abantu bajye babonera imbabazi ku ntebe y'ihongerero, ku ntebe y'imbabazi, mercy seat. Maze umutambyi yinjiranaga ahera akajyana amaraso. Yesu rero nawe yinjiye mu ihema ry'ukuri ryo mu ijuru ajyanye amaraso ye, yo ngo ahesha gucungurwa kw'iteka. Ntabwo kwari ugucungurwa k'umunsi w'impongano uba rimwe mu mwaka, nk'abantu bafite imbabazi kugeza bibukijwe wa munsi ko wageze basubire kubona imbabazi imbere y'Uwiteka. Ubu rero twabonye imbabazi, turazakira rimwe. Agakiza twakiriye, abakiriye agakiza k'ukuri twakiriye agakiza rimwe. Umuntu ahora yakira agakiza, ariko Imana ihora idukiza. Ibituhiga si kimwe gusa, ntibyari byo byonyine gusa ku birebanye n'agakiza k'ibyaha byacu, kuko Yesu yagasohoje rimwe, gukiranuka yagusohoje rimwe. Ubwo rero ukwakiriye abyakira rimwe. Ntabwo umuntu avuka ubwa kabiri ngo n'ejo bundi ngo azongera avuka ubundi bwa kabiri cyangwa ubwa gatatu, bwa kane. Hari idini ngo uko wumva uremerewe n'ibyaha ngo uhita usaba kujya kubatizwa, ngo ubatizwe inshuro zitabarika. Ibyo ni ibintu bifefetse. Yesu niba yarasohoje gukiranuka kose rimwe,
iyo wakiriye umwami Yesu, iyo wakiriye ijambo ry'Imana, iyo wakiriye ubutumwa bwiza, iyo wakiriye agakiza, nyine wakira uko gukiranuka Yesu yasohoje rimwe, nawe ukwakira rimwe. Ubundi uguma wakira imigisha yindi, ariko ntabwo uhora wakira agakiza. Hanyuma rero tushimira umukiza ubudasiba, dushimira umwami wacu. Intama cyangwa ihene yarambikwaga ibiganza mu ruhanga ikikorera gukiranirwa rimwe bakaruhuka. Umunsi w'impongano wagera, niyo mpamvu mu Baheburayo handitswe ngo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Bahoraga bibutswa ibyaha byabo ngo mu gihe cyo gutamba kirageze ugahita unibuka ibyaha. Maze Yesu waje abikora rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga. Reka dusenge. Mana, tugushimiye ko udukunda kandi urukundo rwawe wararutugaragarije, wararutweretse. Haranditswe ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Tukwinginze ngo utubashishe kubwira abandi iby'urukundo rwawe. Ibyaha by'ab'isi byaturiwe kuri Yesu, maze agenza nk'uko yahene yagenzwaga yoherwa mu butayu hatagira abantu, yikoreye gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibyaha byabo byose. Yesu nawe yagiye i Getsemani arababazwa, yakubiswe ibiboko, atamirizwa ibizingo by'amahwa, arangije ajyanwa ku musaraba gusohoza gukiranuka. Nuko rero twabaye abakiranutsi, kandi amaraso yezaga ibyaha mu ruhande rw'Imana asizwe ku ihembe ry'igicaniro, yakongera gusigwa ahandi akaba areza ibyaha by'uwatambirwaga. Natwe ibyacu byejejwe aho Yesu yinjiriye mu ijuru n'amaraso ye. Ibyo tubyizeye tuba amahoro. Udukundire rero kwatura akanwa kacu tuvuga ibi, kuko ibi ntabwo twabibwiwe ngo tubyihererane, si ibyacu twenyine. Tubashishe byose mbisenze nizeye izina rya Yesu. Amen.